witwa nde? nitwa Victoria Ndibanze. Byagenze gute rero bamusigiye byagenze gute? Umuhungu ngo yaraguze amafaranga. Aguze amafaranga rero yaza kuza ngo kwishyura ese agurisha inka ye arishyura. Hasigara amafaranga yindi ngo bagurije ku muzungu yatazi wese atazi umubare wayo. Umuhungu rero agahamagara avuga ngo ntibaze bishyura amafaranga. Ese rero amubwira ati maze gutanga inyana yanjye ndishyura. None igisigaye njya kugura isanzu yawe uri kurishyura amafaranga ntabwo yakugije biza. Ubundi amafaranga yaranga ntabwo byoroshye ni menshi ngo kuko ari ayo bagurije. Ubwo rero amafaranga rero barangije umugabo rero ngo yaje kugurisha inzu. Umukecuru nawe arayishyuriye aramubwira ati none ayigurisha uzakubona nayo. inzu y'uwo muhungu hano hepfo y'ahanase biragurishije kuko nabyumvise. Ubwo rero ngo arangije rero umuhungu rero amafaranga atumiza kuri se amuhamagara kuri telefone ngo namuha amafaranga ngo yitiki ngaze ngo bajye kwishyura ngo amafaranga bamwishyuriye ni makeya ngo yarengejeho menshi. Undi aramubwira ati igihe ujanisha washyizeho simbizi uzaze kuyabarisha atuyoherere igitiki aturisha indi Nyamata. Ese rero ngo aramubwira ati Nyamata se wagomba igitiki y'ibihumbi 15. Umuhungu rero ngo aranga aramubwira ati ejo nzaza. Kuri uwo munsi isi yamubwiye ntiyaje ese ngiri wamutegereje bajya ahantu baranywa mu mugoroba umugabo bajya hariya mu gasantere biri gushirara atashye nimugoroba avugana ngo n'abantu sinari mpari ndabona ndashaka sinjya mu kabari nimugoroba barataha rero ngo aravuga ati ngeze kane araza rero ngo ageze hano abantu bamufatiye hano ariko ngo umuhungu we bakabigurira kumubona cyanda ariko ngo hakaba ngo hari ahantu yakodesheje roge hariya yibuzere yarabaye umusore mu katubara ngo yikodesheje rero ngo ntabwo yigeze akura ngo arambuke amaze no kandi ntiyigeze abyibuka akagura inzoga yukanamenya akarayiteza tamuzi mu gitondo rero nijoro rero bakujije abantu bose baravuga basanga umuntu yategetse hano nta bintu bimuhari bari bamushyira ngo mugatabira aho ngaho ariko nyine ariko amaraso yose yari ari aha n'ingofero bayisanze hano bamwishe gute baratereye baratanya kuko naho isanduku yaciye hariya hari kuko amaraso bari bamukasukira amazi. Ubwo rero nuko twabyumvise mu gitondo bagize ubwo umuhungu bavugaga ubundi bita ngo ni gusukina isuwa nyine barabajyana umuhungu bavuga ngo bari kumurika gusukina isuwa wabo yitakanye barabajyana atuye hese baramugaruye baramubwira ati nta cyaha kiguhama undi barasigarana kuko bamwitakanye aravuga ngo narayiwe ngo mfite ngo n'ibyuma n'ibyo bahakuru uwundi musore yitakanye w'umugabo wari wubatse yitakanye bari kumwe barafunganye ariko uwo mugabo bakavuga ngo we yaramubonye ahubwo nuko ngo atatanze n'amakuru ngo kuri uwo mugoroba baramubonye yubaguza aho ngaha ariko ubwo ntiyabisobanura. Ubwo rero umuhungu rero ejo rero twumva ngo bamufashe mbese ni uko twabyumvise gutyo. rero nk'uko mubyumviye ahangaha niho uwo musaza bamutsinze hariya niho bamukuriye bamushyize iriya nzu mubona iriya nzu niyo iyo mu musaza uvuga ko yari yagurishije kugira ngo ayo mafaranga y'uwo musore yabashije kuba yafata kugira ngo habe mu bwishyu bw'ayo mafaranga kuko mu busanzwe se ayo mafaranga umusaba ariho kuri iki gihe bose niko batuye iwabo ni iyihe mpamvu umuntu ntagenda yashaka ubuzima bwamugira akanakora we uko yabivugaga mbere avuga ati maze kugurisha inka nishyura amafaranga ya mbere y'umusaza nawe buriya ni satani bazamuteye ayo mafaranga ya mbere yamaze kwishyura bamubwiye nanone bati ntarangiye bamubwira kwishyura kugurisha inka isigaye avuga ati kugira ngo ugurishe inka isigaye nagurisha iriya nzu kuko nanone ariyo wakumvise ari bubumvise amafaranga ataguze ayo mafaranga sinari mbizi ayo mafaranga yaguze ngo ntabizi niwe n'abandi baje kuyagurije amafaranga. Mu busanzwe Jeannette utubwiye yuko
uri nyina wabo uwo musore, ese ubundi uwo musore ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Mu busanzwe mu mico yiwe wari usanzwe umuzi gute nka nyina wabo byanze bikunze ntabwo wabura kugira byinshi waba uziho watubwira? hari mu kigero cy'imyaka 24. Mu mibereho ye ntabwo yigeze akunda kuba hano. Inshuro nyinshi nakundaga kuhaza jewe ntabwo nabashaga kuhamusanga. Yari umwana w'umusore ukunda kwizengurukira kwigendera ashaka imibereho. Ubwo rero icyaba cyarateye ibyo byose byabaye byo kugira ngo bigere naho yica se ntabwo jewe nabimenye. Ntabwo wamenya. Mbese ni ukumva ngo waje se tuvuge nk'abaturage bari aho ngaho ku ruhande bakuvuga ngo ni umuntu yapfuye gusa nta no kumva icyo ushobora gukeka cyaba cyabaye kugira ngo mu by'ukuri twebwe baduhamagaye batubwira ngo umuntu baramuteze baramwishe. Muri uko kumwica twaravuze duti ubugenzacyaha bugomba gukora ibyabwo noneho tukazamenya byibuze abo bagizi ba nabi bamuhitanye. Nyuma mu makuru tuza twumva tuje gutabara bavuga ko n'umuhungu warimo. Ubwo rero icyaba cyarabimuteye cyo yapfaga na papa we cyo ntabwo nabimenye. Ntabwo wabimenye? Yego. Nka nyina wabo se mukuru wawe ntacyo yaba yaragutangaje? Ntabwo turavugana kuko murabona umuntu aratwaje dusanga umuntu yagiye kugira ngo bamuhe umurambo ushyingurwe, nta kintu twari twaganira. Icyo kibazo cy'anaba ntabwo twigeze tubasha kuganira, na telefone ntabwo yigeze abasha kuyifata uretse umwana we watubwiraga amakuru n'uwo yabashaga kubwira ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri. Hanyuma muri ayo magambo bakubwiye ni ayahe? Ni ay'uko bageze ku gihe iki ngiki runaka bamujyanye kwa muganga bamaze kumupima bigenze gutya, abamwishe ngaba ni uwo muhungu warimo ngo n'abandi 3 numvise bavuze, ariko nta bindi bindi uramenya. Aha, noneho hano hari abaturage rero nabo turagira ngo tuganire nabo, twabasanze bicaye hano mu rugo kwa Muzene. Bahita gute? Ni mu Kareshya. Umudugudu uratubwira nyine ku buryo busanzwe? Umudugudu wa Kareshya. Yego. Akagari, umurenge, akarere? Umurenge ni uwa Kinazi. Akagari ni Kinazi, akarere ni aka Ruhango. Rero hari inkuru yumvikanye hirya no hino ivuga ko hari umusore wishe ise. Nibyo tugira ngo mutubwire mu magambo atari menshi kugira ngo tugire icyo tumenya, tugire n'abahirya no hino bagira icyo basobanukirwa kuri iyi nkuru. Ese iyo nkuru niyo cyangwa ntabwo ari? Ntabwo turabimenya neza niba ari. Ntabwo murabimenya neza ko ariyo? Hanyuma se uwo musaza ntabwo yishwe cyangwa? Yarishwe. Noneho turagira ngo rero mudusobanurire mbere y'uko yitwa byagenze bite, ese ubunini ryari yishwe? Yishwe ku wa mbere nijoro. Uri iki cy'uwapfuye cyangwa se muramu we? Uri mugabo wapfuye wa? Uri muramu? Yego, mbendemwe n'umugore we. Mbendemwe n'umugore we? Yego. Aha. Rero turagira ngo byanze bikunze ariko ufite amakuru yumvikana. Rero tugize amahirwe makeya dushyitse hano dusanga bagiye gushyingura. Ntabwo twagize amahirwe yo kubona ba nyiri urugo mo imbere, ariko murabyumvise uyu nguyu turimo turaganira bakwita nde? Uyu nguyu akaba ari muramu w'uwitabye Imana. Muze tuvugishe. Aha. Hano rero birumvikana uyu ni umushyitsi, hari ibyo byinshi atatubwiye. Weho bigaragare ko uri umuturanyi nimba tutibeshye, siko byifashe? Weho mu busanzwe imibanire y'uyu musaza Martin ndetse n'umuhungu wiwe urayivugaho iki? Icyo mbivugaho ni kuko uriya mukobwa yabivuze, ni umwana wabaga aha ngaha noneho akahaba ku buryo bw'umwana nk'akarara mbese uko yakubwiye. Ubwo rero imibanire ye nabonaga yarafashe hariya isambu haye arubaka, yubaka iriya nzu ari aho se yamuhaye. Hanyuma rero amatwi yansumira numva ko ngo yagurije amafaranga muri leta. Igihe cyo kuyishyura rero ayo mafaranga ni angahe angana? Ntabwo
namenye umubare wayo. ariko bishoboke ko yari menshi. Yari menshi, yarengaga miliyoni. Ubwo mu gihe cyo kuyishyura rero baza kuyishyura ugasanga ngo umwana yarahombye, niko numva amakuru avuga. Ubwo yari amafaranga ya banki muri make. Na banki y'abagore no mu rwego. Mu rwego banki. Nuko noneho rero igihe cyo kuyishyura abaracika arigendera. Agiye bashaka kuza guteza, ubwo yari afite ibyangombwa ngo byase by'ubutaka aribyo yatanzeho ingwate. Rero aravuga ataho kugira ngo ubutaka bwanjye bugurishwe n'abandi bana mfite bazasigare bihirwa bagurisha iyi nzu. Ibyo byangombwa yari yabibonye gute? Sinzi ko yabibonye, we yarabihawe na se, bari yarabikuye, yarabyibye, ntabwo mbizi ko yabibonye. Ubwo rero inzu arayigurisha. Igihe cyo kwishyura rero baramuhamagara, uko numva amakuru avuga, yanga kuza ngo bajye kwishyura. Ubwo rero nyine yapfuye bigeze aho ngaho ngo kubera ko yagurishije iyo nzu ahari. Ubwo yaje amuziza kumugurishiriza inzu, kandi amafaranga yari yafashwe n'uwo muhungu n'ubundi ubwo niwe wakagombye kuba yishyura. Ni amakimbirane, naho amakimbirane aturutse. Ngayo nguko mwabyumvishe uko byagenze kugeza ubu ngubu, niyo makuru ahari. Wenda rese urwego rw'iperereza ruracyafite andi makuru yarwo, wenda rese ruzaba rutangaza, ariko uko ubu tuvugana aha ngaha, umusaza we bamaze kumujyana kumushyingura, yagiye mu wundi mwanya nibwo bakimuvanamo hano. None se mu busanzwe nkamwe nk'abaturage baturiye aka gace cyangwa se umusaza yari asanzwe ari, uko bigaragara yaguye hafi y'urugo rwiwe, ntabwo mwegeze mwumva atabaza ngo hagire ujya kumutabara? Uko twaje duhuruye nijoro bamaze kumwica, mara uravuze umudamu we ngo yari mu rugo, yumva ngo umuntu aravuga ati ndapfuye, we asohoka akubita urugi, agiye asanga agaramye hariya bamaze kumwica. Bahita komera rero turabimenya, turaburura dusanga umuntu yarangije, bamutsinze hariya, baraterura barakubye bajyana hepfo hariya mu myumbati, niho twasanze umurambo, nuko twabibonye. Hanyuma muragira iki inama cyangwa se muratanga inama ku babyeyi, hagati y'ababyeyi n'abana mukurikije iki kibazo cy'abana? Abasanzwe basigaye se cyangwa kuri abo bapfuye? Muri rusange muri sosiyete. Muri sosiyete ni ukuvuga ngo twasaba leta ko yakurikirana amakuru y'abantu bakoze iryo barabafatanyije n'uwo mwana bagahanwa, kandi nanone tugasaba urubyiruko n'undi muntu waba waramugize wa nabi ko icyo cyaha batagombye gukomeza kugishyigikira. Hari abayobozi babashe gushyika aha ngaha benshi kuva ejo, kuva none nijoro twari kumwe, barahuye ba gitifu b'akagari b'umurenge n'ab'akarere ejo baraje, abayobozi bose baraje bakora ibishoboka byose, yakora turizera ko bagikomeje n'ubundi kuko bitararangira. Yego, murakoze cyane. Murakoze rero, aha ngaha twari turi ni mu rugo rwa nyakwigendera. Turababwira mugire ukwihangana, mukomeze mugire ukwihangana, buri muntu wese agira igihe cyiwe, nubwo hari igihe umuntu aba yihutirijwe igihe ntawamenya, ariko ni ukwihangana. Kandi murakoze, turabashimiye ku bw'umwanya muduhaye ndetse n'ikiganiro muduhaye. Ibi ngibi bizabere abandi isomo. Murakoze cyane, muri kumwe n'ibintu bya TV.